Yes, chuti bakunze bacano Denise Valley TV muraho neza, amahoro y'Imana nabane namwe. Mumeze neza muraho murakomeye ndetse turabakunda turabishimiye tanu kwa tanu, turabazirikana iyo muri hose ndetse niyo muva mukagera. Rero jewe ndabakunda, amazina ni yayandi nindu w'Imana Jean Claude gutoka Kigali. Haleluya. Nagira ngo mubwire ngo turanezerewe cyane, turishima cyane yuko Imana iri kumwe natwe, turanezerewe cyane yuko Imana idukunda. Haleluya. Umuntu wasenze Imana wese ntagazasabiriza, umuntu wasenze Imana wese ntazakorwa n'isoni, umuntu wasenze Imana wese ntagazabaza ngo bimeze gute, oya azatungwaye nayo yamenye. Imana ishimwe. Eka dusenge. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana, wowe ukura ibyaha by'abari mu isi, wowe utabaruka n'itsinzi, wowe ukora imirimo n'ibitangaza. None turagushimira, turaguhimbaje, urera urakiranuka ndetse uzabana n'abera. None aha twongeye guhamagaza imbaraga z'Imana ikomeye, duhamagaje imbaraga z'Imana ikora, duhamagaje imbaraga z'Imana yita ku bantu. Haleluya. Imana yita ku batagira shinge na rugero, Imana yita ku bantu bose, ababuze ikerekezi kakibaha, ababuze akazi kakabaha. Imana ikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Waravuze ngo ukunda bagukunda, ngo kandi abagushakana umwete bazakubona. None aha turasenze, none duhamagaje yeri tuyahirengeye. Reka imbaraga zawe ziboneke muri twe, reka ineza yawe iboneke muri twe, reka ijwi ryawe riboneke muri twe. Haleluya, haleluya. Yesu ndagusenze cyane, reka umugisha wawe wongere ugere muri twe, reka ineza y'Imana igere muri twe. Waratubwiye ngo kera bakwiringiraga ngo abangaba bari mu mahoro, ngo kandi tugufite ntago twifuza uwundi murengezi. Haleluya. Umuririmbyi aragira ati turasenga ntibemere, twaririmba ntibemere, ngo ariko Mana uzaturemera ikibemeza. Haleluya. Mana turasenze, turemere ikibemeza, turemere ikibemeza, mu batuvuga turemere ikibemeza, mu baturwanya turemere ikibemeza, mu batugendaho turemere ikibemeza. Haleluya. Mu bitwasamiye turemere ikibemeza, kuko twarasenze Imana, Imana itari Bayari, twasenze Imana itari Sekamana, twasenze Imana itari Yangombe, twasenze Imana itari Daragoni, twasenze Imana itari Nyabingi, twasenze Imana itari Ashera. Ibyo yavuganye natwe no kubikora izabikora. Haleluya. Yaravuze ngo izatabara intore ziyitakira ku manywa na nijoro. Natwe turagutakiye, uyu ni ku manywa, uyu munsi ni ku manywa. Uwiteka abana natwe, Uwiteka tugirira neza, Uwiteka turengere, Uwiteka afungura imigisha, Uwiteka aza mu byacu, Uwiteka asuzugura ibidusuzugura, rwanya ibiturwanya, higa ibiduhiga, genda kubitugendaho, asamira ibitwasamiye, bumba iminwa y'intare mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana izo zidukunde, imbaraga z'Imana zidukundisha abatwanga, imbaraga z'Imana ziduhesha agaciro, imbaraga z'Imana zongere kugaruka mu babyeyi. Rote kire shaya mando ya sire, zongere kugaruka mu babyeyi, zongere kugaruka mu bagabo, zongere kugaruka mu basore, zongere kugaruka mu bakobwa. Imbaraga z'Imana zigaruke mu bakecuru shikezenewa. Mana data wa twese turasenze, tukwatsa umugisha udasanzwe, tukwatsa ijwi ridasanzwe. Imbaraga z'Imana zigaruke mu bayobozi, imbaraga z'Imana zigere mu bayobozi b'ibihugu, imbaraga z'Imana zongere zitembere, zigende zigere mu matorero, imbaraga z'Imana zigende ziganze. Haleluya. Waratubwiye ngo ukunda bagukunda kandi abagushakana umwete ngo bazakubona. Mwami tugize umugisha wo kubana nawe, ongera utugirire neza, ongera utugarukeho, fungura abafunze, rengera bari muri gereza mu izina rya Yesu, rengera bari kwa muganga mu izina rya Yesu. Shikezerevo raraside shaya mando yasire. None aha turasenze, turategeka mu mbaraga waduhaye, turategeka ongera ufungura ibyari bifunze ku buzima bwacu, ongera unekararize ibi byatunekararizaga, rwanya ibyaturwanyaga, higa ibyaduhigaga. Endi ngabo nini hagurukira kuturengera, hagurukira kudutabara. Oya uri Imana itajya uko igenza, oya uri Imana ntabwo uri Bayari, nturi Sekamana, nturi Nyabingi, nturi Ashera, nturi Shikaroti uko wari uri kera.
n'izi sahane kukiri. Mana data wa twese, uri Imana yera, uri Imana idasaza ngo yitwaze ikibando, uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza, uzi kurinda nyakubahwa. None aha turategetse, rengera ipfubyi, rengera abapfakazi, rengera ababana n'ubumuga, ubwabo bw'amaso, bwabo bw'amaguru, bwabo bwa pararize, bwabo bw'imigongo, bwaba mwami Imana indwara za bwake, mu izina rya Yesu. Reka data wa twese wongera uze kuri bo, reka ineza y'Imana yongere babonekeho. Pfundura umugisha, pfundura imigisha. Turapfunduje Yesu ibyatunaniye, ibyo byose ni wowe ubishoboye. Waravuze ngo iki? Waravuze ngo mu mahanga yose ngo abakubaha ngo bagakora ibyo gukiranuka ngo abo ngabo urabemera. Ongera ugire icyo ukora, ongera ufungura amayira, ongera ufungura inzira, fungura imipaka, fungura amazi magari, ongera utembere, kora imirimo n'ibitangaza bimenyekane i Yerusalemu ni Yudaya, ikaskazi n'ikusi, isamariya, hose hagere. Haleluya. Mana turagusenze, haza kwifuza kw'imitima yacu, rema ubuzima buzima, rema agaciro, rema ijambo. Haleluya. Mwami wanjye murengezi, uri Imana yumva gusenga, uri Imana itabara ndetse igatabarukana itsinzi. Tukwatse umugisha wawe, tukwatse ijwi ryawe, tukwatse ijambo, tukwatse konegisiyo zawe, tukwatse urusinga rw'ijuru, tukwatse gukomera kwawe, tukwatse ubwiza bwawe, tukwatse ijwi ryawe, tukwatse ijambo ryawe. Haleluya Yesu, uri Imana ihamba, uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Twikujeho igisuzuguriro cy'abazimu n'abadayimoni, twikujeho za nyabingi n'ibitega, twikujeho amabya y'abadayimoni badusize. Mu izina rya Yesu, isi yose yirengere, isi yose yitabare. Mwami dusengeye iyi YouTube channel Denezevari TV, cyangwa se ab'Imana bera, kugira ngo mwami uyatse, kugira ngo uyagure. Suka umugisha kuri yo, suka imbaraga kuri yo, suka umwuka wera kuri yo. Hazana abanyamumaro bayireba, zana abanyamugisha bayireba, zana abanyamugisha mwami bayishayiringa, zana abanyamumaro bayigeza kure, zana abanyamugisha nabo hanze bayirebe bayiteho. Ndetse mwami zana abakoresponda, zana abatera nkunga, zana data badushayiringa, zana barayikinga, zana abatanga komenti, abakomentinga. Mu izina rya Yesu, zana abafiyuze benshi. Mu izina rya Yesu, imbaraga zawe Mana zigere ku buzima bwacu. None rero turasenze, tukwatse umugisha wawe, tukwatse ijwi ryawe, tukwatse ijambo, tukwatse konegisiyo zawe, tukwatse urusinga rwawe. Oyongera ugire icyo ukora, oyongera utabare, oyongera ufungure, oyongera mwami ugire icyo urema, kandi nurangiza ugikomeze. Ndagusenze cyane, nkwatse umugisha udasanzwe. Haleluya Mana, ndagusenze cyane, nkwatse umugisha udasanzwe. Mana turagushimiye rero, uri Uwiteka niyo zina ryawe, witwa ndiho, witwa nduwo ndiwe, witwa Imana isumba byose, uri Imana itabara igatabarukana itsinzi. Uri Uwiteka niyo zina ryawe. Wambwiye neza yuko icyubahiro cyawe utazagiha undi, umbwiye ko ishimwe ryawe utazariho ibishushanyo bibajwe. None turagusenze, tukwatse umugisha udasanzwe, tukwatse imbaraga zidasanzwe, tukwatse ijwi ryawe ridasanzwe, tukwatse ubwiza bwawe budasanzwe. None turagusenze, tukwatse umugisha. Reka Yesu Kristo ababyeyi babone umugisha, abagabo babone umugisha, abasore babone umugisha, abakobwa babone umugisha, abana babone umugisha, impinja zibone umugisha, abafunze babone umugisha, abarwayi babone umugisha, abamwami abari gereza babone umugisha, abafite ibibazo babone umugisha. Mu izina rya Yesu, fungura imigisha ya buri hamwe hose, bohora ibyacu, bohora imbaraga z'Imana izo zituganze, imbaraga z'Imana izo zitubonekere. Ineza y'Imana yongera ihaze kwifuza kw'imitima yacu. Oyare mu buzima, oyatanga agaciro, oyatanga ijambo, oyatanga agakiza. Mwami ngusabye agakiza, mwami ngasabiye n'abandi. Mu izina rya Yesu, kora deliverance mu buzima bw'abantu. Mu izina rya Yesu, indwara zari zirwawe zose zirukanwe. Mu izina rya Yesu, zose uzivure kandi uzikize. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze data ko wumvishe gusenga kwanjye. Turatangiye aka kanya, ubane natwe tugirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
Yes ashimwe bakunzi ba channel Denise Vari TV, ndabakunda cyane kandi ndabishimira 5 kwa 5. Reka mbifurize ishyani hirwe, reka mbonereho gusuhuza abari mu mpande enye z'igihugu, reka mbonereho gusuhuza abari ku isi hose, reka mbonereho gusuhuza abapapa, abagabo ndetse abasore, abakobwa, abakecuru, abasaza ndetse n'ababyeyi. Reka mbasuhuze mbifurize ishyani hirwe n'abana batoya kandi situbibagiwe. Reka rero mbabwire ngo ishyani hirwe. Reka turebe akaririmbo turirimba nubwo tutazi kuririmba, ariko tugerageze twumve, hanyuma Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Mana twizeye, Mana dukunda, ntituzigera tukuvaho nyagasani. Nibutse ibihe twagiye tugirana nawe, abantu bose bafite ingorane n'ibibazo. Nibutse amakuba yose twagiye tunyuramo, Mana warahabaye uraturengera. Mana dusenga, Mana twiringiye, nakiza kubuza kutugirira impuhwe. Mana dusenga, Mana twiringiye, nakiza kubuza kutugirira impuhwe. Mana nkweretse iyi si dutuyemo kuniruhije, kandi nkweretse ibibazo biyibamo ukuntu ari byinshi. Mana ndakuregera abatuye isi bose, ngubagarure mu rukundo rwawe nyagasani. Ongera ubaramize umwuka wera wawe, mwuka wera w'isezerano. Yongera batahe, yongera babemo bundi bushyashya kugira ngo bakomere. Mwuka wera turaguhamagaye, uzobane n'abanyarwanda bari kuri iyi si. Mwuka wera turaguhamagaye, uzobane n'abatuye isi bose. Mana dusenga, Mana twiringiye, nakiza tubuza kugukunda mwami. Mana dusenga, Mana twiringiye, nakiza tubuza kugusingiza. Mana ndakurengera ababyeyi barwaye, ngubavura bakize nyiricyubahiro. Mana ndakuregera igihugu cy'i Rwanda, ngugishyiremo amahoro n'agakiza kawe. Mana nongeye kukuregera abakiyoboye, ngubasa ngo basure kandi ubagirire neza. Mana umuntu ukeneye kumugirira neza, nawe umurengere kandi umufashe umwiteho. Mana dusenga, Mana nge niringiye, sinzigera nkuvaho nyiricyubahiro. Mana dusenga, Mana twiringiye, ntituzigera tukuvaho nyiricyubahiro. Mana reba abadafite akazi muri iyi si turimo, bose ubahereza akazi nyagasani. Dore dutuye mu isi y'ibibazo bisa, kandi dutuye mu isi y'agahinda ndetse n'amarira. Mana umuntu ubuze akazi wese ari ibiheba n'ukuri, hari icyo wakorera abantu bawe waremye. Dore ubwigunge bubaye bwinshi mu banyarwanda,
n'ibibazo by'inzara dore biriho. Mana hari ingorane nyinshi cyane, nyamara hari icyo wakora nyagasani. Twibutse igihe wagendaga urinda abantu bawe bose, turagize tutihabwa ikuzo nyagasani. Abantu twese tugomeje gusenga, dutegereje ubutabazi bwawe nyiringabo. Abantu twese dukomeje gusenga, dutegereje ubutabazi bwawe nyiringoma. Mana wibuka abayobozi bacu, ubarengera ubakiza ibyorezo. Mana wibuke n'abaturarwanda bose, nabo bakiza ibyorezo byose. Nyarukira hariya hepfo muri za Tanzania, unyarukire mu Burundi bwose. Mana nyarukira mu Uganda, ndetse unyarukire muri Mozambique, ndetse n'ibindi bihugu byose ubinyarukiremo, ubigenera ikibikwiriye nyagasani. Ndetse n'ibindi bihugu nabyo ubigeremo, ubigenera ikibikwiye nyiringoma. Amen, amen. Reka twongere dushake undi muririmbyi turirimbe. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane 5 kuri 5 kandi ndabishimira. Ijambo ry'Imana ryarambwe ngo ntabaza ndagutabara, Yeremiya 33:2, ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gukora, aho ntuye yakoze imirimo, naho ngenda nahakora iyindi we. Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'Imana atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Abantu mwese nimwongere mwizere, abantu mwese mwongere muyihanga amaso, abantu mwese mwongere muyizere. Yavuganye nawe naho yagiye, yavuganye namwe muri mu rutare, ikavugana namwe muri mu ngo zanyu, naho yagiye yongeye no kuhaba. N'ejo bundi ndetse n'uyu munsi ntabwo izongera igabe kuko ari Imana yera. Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Ibuka mubyeyi yarakurinze, yibuke neza yakurindiye ku gisasiro igihe wari ugiye kubyara umerewe nabi. Bari barose bavuga ko uzabyara ibihwereye, Imana ihageze ikugirira neza. Ibyo kubyara nabi ibyo irabikuvutsa, irabigukiza, irangije iguha abana bazima. Jya wibuka kuyisenga ndetse no kuyikorera. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'Imana atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gushobora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Aha yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Ibuka iyi Mana irishobora byose, ibuka Imana igiye yakurengeye abantu babona kutabikwiye, irongerera kurengera abantu barakwanze,
iyi Mana yera ikugirira ibambe, mbese niki wayishinza kandi niki wayiburanye? Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Ibuka iyi Mana yakurinze ibisazi, ongera uyibuke sha yaguhoye akazi, igihe wari ukabuze ndetse wihebye. Imana irabireba iravuga ngo uyu mwana wanje akwiriye akazi, irangije iguha akazi none ubu uragafite. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Ibuka iyi Mana igihe wari wihebye wendaga kwiyahura iraguhumuriza, ongera uyibuke kandi mu bibazo wagiye ugira. Imana yabaye hafi y'ubuzima bwawe, ituma utiyica cyangwa utitera icyuma, irongera ikurwa nawo, twese turabibona. Iyi ni Imana nziza, ni Imana itabeshya we. Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Nanjye Dawidi mureke mbabwire aho iyi Mana njyewe yankuye ku cyavu, inyicazanya n'abakomeye. Irongera si byo byonyine, yanyicazanya nije n'ibindi, ndetse n'ibikomangoma. Imana agaciro njyewe nako narifite, ariko yo yarakamaye. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'Imana, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo tutari gukora, ndetse abana b'abantu batari gushobora. Ibuka iyi Mana ukuntu igukunda, yatanze umwana wayo ngo agupfire, yemera kubabarizwa ibyaha watakoze, ariko aravuga ngo ibyo ntago bihagije. Ubu ngiye mu rugo rwa data kubategurira, hanyuma uzaba nzagaruka mbajyane. Mu gihe ntaraza shamba sigiye umwuka wera, ubu niwe dufite, niwe utumenyesha byose. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gushobora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Ibuka iyi Mana bari barakuroze, bakurogera ku ndasha, bavuga kutazabyara, none ubu warabyaye uteruye bazima. Oya si byo byonyine, hari n'ibindi yakoze. Bavuze yuko nukuri karande ziza kwica, ariko yagukuye muri karande ikugirira neza we. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Ibuka iyi Mana aho yagukuye, ibuka cya gihe sha wari wabuze umugabo. Imana irangije iravuga ngo dore uko byimeze, ikigore cyose nakiremeye ikigabo cyacyo. Irangije guha umugabo, ubu niwe ufite. Mbese iyi Mana sha wayishinza iki? Yakurinze pararize, ikurinda akagare, yakurinze imbago, ikurinda ibisazi. Ibyo si ukuvuga ko dusetsa bameze gutyo, ahubwo tuza nawe yishimira Imana. Yakoze imirimo ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo nge ntari gukora, ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Ibuka iyi Mana yagiye kuvuganira, ongera uyibuke kandi akagambane mu kazi,
ongera wibuke yuko yakurinze kwicwa igihe warutashe ari mu kagoroba, ikurinda abajura sha yongera kukuvura indwara warumaranye igihe kinini, irangije kurwanaho iravuga ngo ntukire, none ubu warakize gusa waribagiwe we, yakoze imirimo ntari gukora ndetse umwana w'umuntu atari gushobora, yakoze imirimo nje ntari gukora ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Iyo uza kuba wibuka wari gusubira ku rukundo, iyo uza kuba wibuka wari gusubira n'ibihe, iyo uza kuba wibuka wari kongera ugasenga saa 9 z'ijoro ubu ntugisenga, iyo binahiye shana ngo wibuka gusenga, niyo ukoze urugendo shana kujya usenga, mbese uzageza he ko wabaye umunyantege nke, wakoze imirimo ntari gukora kandi umwana w'umuntu atari gushobora, yakoze imirimo nje ntari gukora kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Yewe wa mubyeyi we ibuka utekereze, yewe wa mugabo we ibuka utekereze, nawe wa musore we ibuka utekereze, nawe fiyemeri ibuka utekereze, nawe mukozi wo mu ngo ibuka utekereze, nawe wa musore we ndetse nawe mukobwa nimwibuke mutekereze mwongere muyubahe, yakoze imirimo ntari gukora ndetse umwana w'umuntu atari gushobora, yakoze imirimo nje ntari gukora ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Ayi n'umugabo nanjye ndamwemera, agira neza n'umugabo nanjye ndamwemera, azi kurinda n'umugabo nanjye ndamwemera, aratabarawe n'umugabo nanjye ndamwemera, agira neza n'umugabo nanjye ndamwemera, atabaraho rukomeye n'umugabo nanjye ndamwemera, ararengera n'umugabo nanjye ndamwemera, aye n'umugabo nanjye ndamwemera, n'umugabo nanjye ndamwemera, ariko se kandi n'umugabo nanjye ndamwemera, sinzamuvaho n'umugabo nanjye ndamwemera, ndamwiringiye n'umugabo nanjye ndamwemera, agira neza n'umugabo nanjye ndamwemera. Ugira neza bugacya bukira, ugira neza wa mana we, ugira neza bugacya bukira, ugira neza warakoze, ugira neza bugacya bukira, ugira neza wa mana we, ugira neza bugacya bukira, ugira neza warakoze. Mana iturebera aho Imana ikurebeye aho utareba, Imana iturebera aho Imana ikurebeye aho utareba. Bajyaga bavuga yuko uzapfura imbwa, bavuga yuko kandi nana y'imbwa uzikamira, none kugiye gukama y'inka mbese ntibashobewe, yakoze imirimo ntari gukora ndetse umwana w'umuntu atari gushobora. Iyo igira neza, iyo iratabara, iyo narayibonye, iyo n'umugabo nanjye ndayemera, n'umugabo nanjye ndayemera. Imana ibaha umugisha. Niba ukunze aya makorasi ibuka gukanda subscribe, ibuka gukanda like n'amakomenti. Imana y'amahoro ibishimire kandi ndabakunda 5 kwa 5. Mwibutsa gukanda subscribe, mwibutsa kudushayiringa, mwibutsa gukanda like na komenti. Imana ikurinde kandi ikugirire neza.